ikinzanye ni ugusengera The Ben no gusengera umuntu witwa Yago Pondate. Abo bantu uko ari babiri ni Pondate. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana yampamagaye, Imana ikunda abantu bayo. Nicaye mu kiganiro n'umunyamakuru Kamarade, turi kuri 5 to 5 TV. Yego. Dusengeye The Ben mu izina rya Yesu. Pera sala WDP. Nitando unitra. Ndakumva papa. Ndakumva Mana. Uwiteka. Yego. Biravugwa yuko ngo wari ufite umusheri wo mu diaspora, Pastor Claude ngo akabyica. Pastor Claude ngo yakwiciye ubukwe. Ubwo nyine niba yarabyishiwe nawe wari waje, nta gahunda yari afite. Ngiye Kamarade ndanarenze, abagore nije babigana nubwo ari nabo nibundi nije babigana. Urumva ninjye nababigana. Cyane rwose. Uri muri umuntu wa Gasuku. Ni gute waba uri kumwe na Claude umva amagambo ya Pastor Claude? Okuye wumve nje ayo wita nk'uzakubera umugabo sheri wawe. Ukajya kumva ibya Claude. Claude ngo yaramubwiye ngo uramwana ngo ni imbobo, ngo ni yiyubaha, ngo agira amagambo, ngo ni wamushobora. Ibatsinda nari imbobo ndi umusyazi. Mpashwanyaguze ibitoki mbihanyura. Ibirayi interamo inzembe nkata. Amanuka ngira mu gaciriro ka Gisozi. Kore ndakubita essence ndanywa. Tineri ndayirohayo kuko The Ben yareba nabi hari no gusara. Uriya mukobwa yari arimo abadayimoni. Oya. Imyuka mibi muri The Ben nashakaje yirinda. Nawe yabikoze bimutunguye ni yarazi byane. Mbega umukobwa we, mbega ikibuno we. None hari ukuntu yazunguza kibere. Wakiriye gute gufunga insengero zimwe na zimwe zitujuje ibisabwa? Kuzifungura n'uburi ntacyo zari ziyemariye. Niba shake bashireho ingufu, kereka bavuze ngo dufunze umunwa wa Noheli nazongera kurya no kunywa. Wafunze isengero nawe mumenye ko ibyo byasubiwe. Ntabwo nubwo leta yaba yarafunze isengero z'abanyamitwe n'abesikuru bamwe na bamwe. Hariho abakozi b'Imana, hariho 7 bitarapfukamira Bayali. Ibyo 7 bizakomeza bikorera Imana. Ndashimira Imana kwicari icyo gihe cyo kugira ngo abanyamitwe bajye ku ruhande. Umuntu wese urwanya Yago Pondate umwana w'itabago agiye kumugarukira musaba imbabazi. Bose bagiye kubona ishyaka. Ushingira ko ariko ndagira ngo iyo wicara ukavuga ngo Theogene yagiye mu ijuru, ushingira ko ki ntago ijuru ari agatobero k'indaya. Bya bindi byanyu igisambo kirapfuye ngo aheza mu ijuru, indaya irapfuye ngo aheza mu ijuru, ingegera n'abesekoro n'abateka mutwe ngo aheza mu ijuru. Imirimo Theogene yakoze niyo Kristo yabujije intumwa ze. Uyu mugabo ndagira ngo mbabwe ngo natihana azanarimbuka. Mbivugiye kuri kamera. Natihana azarimbuka. Twatanga ikiganiro Kamarade wibuke nkubwira ngo kugira ngo utokora gatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe. Banzu urebe umugogo uri mu jisho ryawe. Ariyo mpamvu uyu mugabo afite ikintu cyitwa uburyarya n'uburiganya bwinshi muri we. Imana niguhana ntuzagire ngo ntabwo waburiwe n'abakozi b'Imana. Hari byinshi wamukozeho uramuburira ntiyumva. Hari byinshi namukozeho ndamuburiye ntiyumva. Bosco yipaya afite imico imeze nk'iya kakajwe. Kakajwe nawe aho uri muri Amerika ntacyo uri cyo. Baza wiga discipline, numara kwiga discipline ujura gutukana, ariko Bosco yishinze kakajwe yigize inkende ku ngufu. Yambara mask. Nta n'umuntu umuzi. Ariko nka Bosco ninge bavuga vizavi hari abantu bamuzi, ariko Imana nijya guhaniza hana benshi. Ijuru ry'Imana rirahari, si irya Kamonyi, si irya Gasogi. Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbayikaze mwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya 5 to 5 TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe cyane. Nizere ko mumeze neza. Nanjye meze neza. Ndasuhuza bari mu mpande enye z'igihugu, Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru. Abari mu mujyi wa Kigali, Imana ikomeze yite ku mirimo y'amaboko yanyu. Abadiaspora mwese mukunda mukanakurikira Faxman ndetse mukanakunda batumirwa tuzana kuri 5 to 5. Nongere mbahikaze muri kiganiro ngize amahirwe yo guhura n'umugabo witwa Nibyukura Bagirane Tanga Prophet Noheli. Byuka uraba girane. Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Karibu cyane wa. Urakoze cyane. Mu bwa mbere ngiye korana nawe ikiganiro. Mu bwa mbere ariko ni n'ubuntu ngiriwe. Hari umugabo umwe ngo wahuye na Yesu witwaga Zakayo. Ngo yari ari mu giti hejuru, ariko uwo munsi ngagira ubuntu bwo guhura na Yesu. Ngira ubuntu bwo kwakirwa n'umuntu witwa Kamarade mu banyamakuru bakomeye muri iki gihugu. Kugira ngo tuganire. Yego. Bivuze ngo nari inyama nyinshi.
none zanahagama muri iki gitondo cyane. Ubundi dayimoni igisuzugurishwa no kwambara ukaberwa. Umudayimoni w'inzira akicwa no kurya ugahaga. yego Nushaka kwica dayimoni igisuzugurishwa uzarye uhage ntambare neza cyane. Biba bimeze neza cyane. ariko se Noheli ubundi tutarinjira mu kiganiro iyo wavuze Noheli mu magambo make wamuvugaho iki? Ni umusore urenze. Umusore urenze ubaha abantu bose, abakuru abato, kandi wubaha Imana kurusha uko abantu babikeka. Unabana n'Imana gatanu ku kandi. Umusore ugira amakosa kandi akemera no gukosorwa. yego Ndumva ari ibyo ngibyo. ufite imyaka ingahe? Ni myinshi wagira ngo ni ikiyo. ni nk'ingahe nyine? Abagore banyengera ukuntu mbakunda. ukunda abagore cyangwa baragukunda bo ubwabo? Nkunda abagore. Ah, Abagore ndabakunda kandi nabo barankunda. Kandi reka tubakunde ni mu gihe nibo batubyarira, nibo ba mama bacu. Udakunda abagore abufite abadayimoni. hari akavido kamaze iminsi gacicikana bakagahuza n'uburyo ngo uririmba mu nsengero abandi turi kubona uri kunywa urwagwa. Biriya bintu byari bikwiriye umukozi w'Imana? Ese ubundi umukozi w'Imana icyo atakwiye kunywa uretse idini ryagiye rikiriho bya kirazira. Abantu rero babona umuntu avuga imbaraga z'Imana, avuga gukomera kw'Imana, ari ibyo ngibyo nimba biri mu muhanda ntago yagakwiye kuzajya bayishyira ku gatuti ngo ibwirize cyangwa ivuga imbaraga z'Imana. Hari abantu benshi bagiye bavuye mu mihanda, hari imbobo nyinshi zacishijwe zivamo abakozi b'Imana, nk'uko nanjye uyu munsi wa none Imana yankuye mu kiraro ikangirira neza. Rero ndumva umukozi w'Imana ikintu cyose Imana yaremye kuri iyi si kitamutwara ubwenge agomba kukinywa, agomba kukirya. Kandi ariyo mpamvu bakita ibiyobyabwenge. Nese ariko nkubwiye ngo nk'uyobyabwenge n'ubwo icyogabwenge kikaguca nyine uzabihanirwa n'amategeko. Niyo mpamvu umuntu anywa ibimogi bakamuhana. Ariko sindabona umuntu wicaye hariya ngo yifatira agahenikeni ngo bamujyare kumufungura ngo yehenikeni. Ubaga henikeni wakafiningiza? Bya njyewe narazinywaga kandi nababonye nk'ubwo rwarwa nyine ntago bivuze nk'umuntu utarabibonye warabibonye. Nararumwe ariko igihe kiragera ndanarureka. Ubu ntabwo ndi ku rwego rw'urwarwa, nta nzoga nimwe umuntu natakigurira nabishatse. Niyo mpamvu nta muntu wambwiye ngo ngurire inzoga ngo ari kumfatisha inzoga. Inzoga narazinywe ndazihaga ndigaragura mu byaha, ariko ubu ndumva nkeneye Kristo. Ndumva nkeneye imbaraga z'Imana. Ndumva nkeneye kongera kubohoka. Ubu nkeneye abantu bambwira amagambo meza. Naho kuza wandika ngo Noheli ngo ndakwanga muri comment ngo uri umusinzi. Abanzi welcome, ni muze mu nyange. Uranyanga ntacyo uzamvugaho kizambuza kurya. Nani cyo uzamvugaho kizambuza kuryama. Nani cyo uzamvugaho kizatuma nakodesha. Uburyo sinkodesha. Hari ubwo nubatse. Abantu murapfubusa turi bene Dawidi dutegereje kuzacibwa urubanza. Kandi reka nkubwire Kamara, ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere yuko utokora agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe, banza utokora umugogo uri mu jisho ryawe. Kwese dutegereje umunsi wo kuzacibwa urubanza. Kandi abibwira ko muhagaze namwe mwirinde mutagwa, niko ijambo rivuga. Niko rivuga. Cyo ni ijambo ry'Imana cyane. Amen amen. Jewe Noheli nemera gukosa, nkemera no gukosorwa, nemera kuba najya mu cyaha kandi nkakivamo. Nta kindi cyazanye Kristo uretse kugira kutubatura no kudukiza ibyaha. Hari indirimbo yawe nkunda ariko nkakunda respect cyane. Aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Wari utuye hehe? Mu Kiderenga nari ntuye mu Mayibobo, nari ntuye mu Biraro. Umva reka nkubwire. Ariko se koko nibyo Nohe ko bavuga yuko wari imbobi batsinda? Nibyo koko? Ibatsinda nari imbobo ndi umusyazi. Mpashwanyaguze ibitoki mbihanyura. Ibirayi interamo inzembe nkata. Amanuka ngira mu gakiriro ka Gisozi. Kore ndakubita essence ndanywa. Tineri ndayirohayo. Ndamanuka ngira Nyabugogo hano mu Kiderenga. Yego. Sha urumva. Nabaye imbobo umbonye bati ni gipfu. Bikamvuga ngo ubuturo bwanjye bwari ikiraro. Kandi Imana mfasha. Ariko ngo ndashimira Imana ko nahigejeje ikora. Nishimira kandi umuntu nakubwira ngo mvira mu buzima. Uzamuhete iki Kamara imwirukankane. Umeze se nkaho hari umuntu uri gucyurira. Imujyane kure y'ubuzima bwawe. Urumva neza?
kure y'ubuzima bwatazongera kugutekereza ukundi kuko n'ubundi imyanda isanzwe ikuvira mu rugo wayishyuye none se ibishingwe n'ibivi wawe wabyishyuye cyane none niyo mpamvu umuntu yakubwiye ngo mvire mu buzima uzamubwiye ngo bye bye igendere genda n'ubundi ntacyo wari umaze mu buzima bwanjye yego biravugwa yuko ngo wari ufite umusheri w'umudiaspora Pastor Claude ngo akabyica Pastor Claude ngo yakwiciye ubukwe ubwo nyine niba yarabyishe uwo nawe wari waje nta gahunda yari afite kuko ndakeka neza niba umuntu avuze ngo ngiye ngiye kugirira kamarade neza umukozi w'Imana kamarade ngiye kumugiraho umugisha ukumva neza hanyuma umuntu akaza yidumbukiza nk'iriya ati wimugira neza kamarade yego uwo muntu niba uri mu makosa waba warumviye umuntu udashaka kubagira neza uwo mukobwa marumara ngiye kingana gute uwo mukobwa mukundana ngiye kamarade ndanarenze abagore ngiye babigana nubwo ari nabo ngiye n'ababiri cyane rwose uri muri umuntu wa gasuku hoje ntabwo ndi muri umuntu wa gasuku jya nkunda kuvuga ngo mama dolani sinigeza nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madolari umuhungu wo mu cyaro uri fofadi hatari noneho uyu munsi ndumva ndi mu mashimwe ndumva ndi mu muvuta yo kuvuga none se nyine Claude yagusenyeye gute nese wari ufite ubukwe uranya ngo ndekure roketi rekura nyine roketi ngewe ishwanyaguze igire ibintu ishwanyaguze ibikure mu nzira ni ukuvuga ngo ngewe nabonye uwo mu diaspora afite imico mibi nababwira nti genda ni gute waba uri kumwe na Claude umva amagambo ya Pastor Claude kugira ngo wumve ngewe ayo wita nk'uzakubera umugabo sheri wawe ukajya kumva ibya Claude ngo yaramubwiye ngo uriya mwana ngo ni imbobo ngo niyiyubaha ngo agira amagambo ngo ntiwamushobora ahubwo nza gusanga uyu muntu ari we kirana namushobora kuko umuntu wijandika mu bintu by'abantu bakundanye kandi noneho iyo urukundo ni urw'abantu babiri iyo rwajemo abantu batatu biba byapfuye sibyo biba byapfuye niyo mpamvu rero kubera mubwiye amagambo menshi umugore nyine ngo nta nzu ngo agira ngo nta modoka agira ngo nta na perime ngo nta kina nta ngo ari aho ngaho gusa bivuze ngo wamwiyemeragaho rero ko ufite perime ufite inzu byahese ko iyo umuntu agiye gusenya aba afite proud y'ubuzima bwawe uza abantu bakwangishije abantu nko muri yasaga yawe ni uruhuri uza abantu nubwo ikiganiro cyose nkoze usanga banyurira ngo umugore ngo yarakunaniye ngo yaragutaye sibyo mvuga se ariko ntuzababare kubera ko igiti kirimo imbuto ni cy'abantu bateramo imijugujugu kugira ngo bagisoromeho niyo abana bavuye ku ishuri bakabona harimo umwembe bateramo amabuye kuba bakugabaho ibitero bigusatirize ahubwo ndi kuba blessed binarenze yego bigusatirize kugira gute gusenga no guhagarara mu mwanya Imana igushakamo ninje muntu wakoze ibyaha muri iyi showbiz byo kuvuga ngo nanyoye inzoga ngo nasinze ngo nagize ute ndaza ndanihana Imana iranambabarira ariko ababikora se bameze nko babikoreye mu byumba bararamo babikoreye mu tubati abantu banywa inzoga bakazinywera mu ducupa twa Nili mu ducupa ari n'abakozi b'Imana nk'ubu ari n'abakozi b'Imana bamwe haleluya yamara guhaga agatanya ati haleluya wowe uraza gucunda umuntu wabuze n'umusige byacanze byayobeye ngo haleluya umaze kumuhagiraho ndashimira leta y'u Rwanda ko yafashe zirasengera ikabona hari insengero yapfungiye numva ndishimye leta ndayishimye ahire gusuzongera kubona aho uririmba ndirimba si umuntu aririmbaga bakamike barakwishyura njyewe nzaririmbira Imana nzaririmba indirimbo kandi nandi kuririmba urumva yago yaravuze ngo kuko umugambi w'Imana si uwejo ejo bundi aravuga ngo wanyanga wansebya wamvuga nabi ibyo birakureba ubundi proud yo kubwiza abantu iki ukuri kuko ijambo rivuga kamarade ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura abantu banga ukuri usikari we mugabo narebaga muri imihanda bakurekuraho za rokete nari nzi kuri busari cyakora shimira Imana ko kamarade atigeze asana ndi kuri kamera Yesu Kristo ubana n'Imana wa mugabo uranihangana yewe ngenda komeye uzi ikintu bitangaje se nuko abo bantu iyo bari kukuvuga nabi usanga barimo nagukorera n'izina ryawe nibwo bari biri gukora muri ibi bihe nibwo nabaye blessed kurusha n'ikindi gihe cyose bivuze ngo ushatse kuvuga kwa kundi kwatewe ngo bakakuvuga bongorera ngo ni buke ariko bugacya n'ejo bugacya hari ibintu bibiri njye namaze kwiga aho umuntu agejeje uwo munsi akwanga ejo yaharenza gukunda
yego aho umuntu agejeje umunsi agukunda ejo yaharenza kwanga. Abantu bakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, yego bagasasa imyenda mu nzira ati naceho, bakabona Yesu ati ozana ozana, nibo babaye ibambere kuvuga ngo nabambwe nabambwe muri iyi weekend habaye bimwe mu bitaramo bigiye bitandukanye, aho umuhanzi Mugisha Benjamin Tayiga yarari i Musanze. Aka kavideo kacicikanye ari gukora kuri string y'umukobwa, wakabonye? Nakabonye, ariko ndakubwiza ukuri ikinzanye hano kuri kamera za 5 to 5 5 to 5 ikinzanye ni ukubwira isi yose ngo The Ben yego nagusaba kuzajya ujya guperforminga, ntugire n'umuntu wegera, kuko The Ben yareba nabi hari no gusara. Uriya mukobwa yari arimo abadayimoni, oya imyuka mibi. Buriya The Ben nashaka ajya yirinda, yari kumukurikirana. Ikinzanye kuri kamera ni ugusengera The Ben, gamusengera kuko Imana yamurinze inamuba hafi. Kuba yakoze kuri uriya mukobwa ahubwo yareba nabi yari no gushya. oya Kunyirwa Imana ikomeye. Ikinzanye ni ugusengera The Ben no gusengera umuntu witwa Yago Pondate. Abo bantu uko ari babiri ni Pondate se yakoze iki kandi? kubera ko aba ni abantu kambaze nicare. Skyto yaravuze ngo icara wige. Icara wige. The Ben nawe hagarara wumve na Skyto mugiye kumva ibintu ugiye kubabwira. Yego Imana ikunda The Ben kuko karaka video kabayeho, yego nawe yabikoze bimutunguye, ni yarazibyanye. yego umukobwa we mbega ikibuno none hari ukuntu yazunguzaga ibere, hari ukuntu yazunguzaga ibere ukabona yarameze nka kwa kundi Maria Jeanne gisupusupu ari ngo Maria Jeanne ngo yari yateretse. Uri kumva neza? Yarameze ngo yari yateretse. Ariko ndakubwiza ukuri The Ben hari no yari bushye. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana yampamagaye, Imana ikunda abantu bayo. Nicaye mu kiganiro n'umunyamakuru Kamarade, turi kuri 5 to 5 TV, yego dusengeye The Ben mu izina rya Yesu. Pera sala WDP nitando unitara. ndakumva papa, Ndakumva Mana. Uwiteka nsengeye The Ben wamurinze gusara. Uriya mukobwa yaruje kumubera icoja bwenge, yaraje kumusaza ariko wamurinze. Urakoze kuri Imana itabaye The Ben. Imana itabaye The Ben. Turi mu kiganiro, Imana itabaye The Ben kandi rinze The Ben. Nukuri kuyamamagaye. Pega de buriya umukobwa ngo Yesu Kristo we mbega ibere we, hari ahantu kamara, hari ahantu kwa jina na Yesu itagikora. Bina mwivugisha abapasiteri ngo mu izina rya Yesu. Hariya kwa Delila mu cyumba kwa muka Potifari nyirurwa adahari, abaje n'abagaragu badahari, ngaho ibaze ko ari imbere y'abantu. Iyo hataba abantu byari kugenda gute? n'umugore ntago bari kumwe, ko umugore ntago ari mu Rwanda. The Ben Imana yamurinze. The Ben hawo mahirwa abiri yo kuva ko umukozi w'Imana gusengeye. Uramuhanuriye Cyane kandi ndaguhanuriye ndagusengeye, kuko The Ben hari yabari wenyine n'ura mukobwa bari kumunogoramo amaso nka Samusoni. Delila umusatsi yari kuwogosha. ko byari bikaze. Yesu we, iyi si yarahindutse, iyi si yarahindutse, nyamara iyi si yarahindutse. Hanyuma umuntu witwa Yago Pondate nawe mu byifuzo ngize Yego tugomba kumusengera nawe. yabaye ikisi. Yago ari guca mu bibazo bikomeye kandi bifu binini muri showbiz biramwibasiye. Ariko nzanye ijambo riva ngo Yago humura. Ayo ni amaco y'inda. Oya Ubwo nawe uragira ngo ugure ibitanda. nta bitanda njye nkeneye, nta n'umugore mfite ngo nzabiryamanaho nawe. Uri kumva neza? Ibintu by'isabanya njye ntabwo mbikunda mu buzima bwanjye. Kandi Yago nta nimero ngira, sindanahura nawe, gusa nawe nakajarira muri showbiz ngo yerekane ko ari umuntu ubabaje mu Rwanda gusa. Hari n'abandi bababaje, ariko niba wibasiwe n'ibifi binini muhuje imbaraga. Hamwe umugabo nyamugabo ntava ku rugamba, ahubwo umugabo nyamugabo akomera hehe ku rugamba. Iyo abantu bakuvuga bagusatiriza kwegera Imana. Ngize amahirwe cyangwa se ngira umugisha wo kuba nkoranye nawe ikiganiro n'umukozi w'Imana, tugiye gusengera Yago. Tutaramusengera ibintu bivugwa kuri Yago, wowe mu ndorerwamo yawe ubona ari byo cyangwa baramubeshya? Hari byinshi byo kumusebya njya mbona,
nk'ibi ngo abana se umugabo n'ubyara uzi umuntu utabyara nawe ari ikivume yego ni ukuri kandi abantu badukurikirana babyumve nabi ahubwo niba uri ingumbuka udafite urubyaro kiri urubyaro mu izina rya Yesu ariko uramutse uvuze ngo njyewe nshatse umugore ntabyare wababara rero ibi bintu byo muri showbiz ngo turazana abana ba Yago ngo turazana ba kamarade ngo turazana ba Noheli ugira amahirwe arabyara wumva se ari umujyi bagiye kukuzanira wumva se ari ibyaha bagiye kukuzanira Bibiliya iravuga ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka yego ahubwo umwanga niwe ufite ikibazo rero Yago ibyo bamuvugaho ni nashaka yagaba yarirwanyeho ntago ari wa mbere waba warirwanyeho muri iki gihugu nashaka bafite nabo bana ni kazi kiwe ntawe yabwiye ngo abana bananiye nabyaye ngo ujye kubanderera cyangwa baha amashuri bige cyane ko urabona nk'umuntu cyo korayagara nakomeye muri basirwa na ba Jihadi ba Brian n'abandi urumva umuntu abakazi ariko icyo navuga kuri Yago hari benshi yafashije yego ari nawe uyu munsi wa none bari kumunera yego sibyo ariko iyo wagize neza nawe wireba ku bantu ngo bazakwitura ineza ahubwo reba ngo ese ibintu nakoze nabikoze nihimbaza cyangwa nabikoze bimvuye ku mutima nzahembwa n'Imana kiciro sicyo nicyo kabisa rero utegereza Imana nizaguhemba kandi reka nkubwize nta kintu na kimwe wakorera umuntu nganyurwe nta kintu na kimwe wakorera umuntu ngo abe yavuga ati rwose kamara ushobora kwambika umwana ukamumanaginga guhera uyu munsi ukamutoza kuririmba ukamutoza akayitinga ejo akaba ari ugutera unyuma kuko hari abantu umwami yahaye amata bamwima amashu yego rero niyo mpamvu ndi kubwira ngo Yago yari no gusara ahubwo Yago yaregiye gusara nuko nafashe umwanya nkamusengera oya nagiye kuri kamera Yago mu minsi yashize yaragiye gusara kandi Yago nta gereza ari bujyemo abantu bari kuvuga ngo Yago ngo afungwe ngo bamujyane muri gereza ngo ari kuvuga nabi ngo ari gusebanya ntabwo asebanya ahubwo mwebwe muri kumurwanya mwisize hamwe umva ikintu Bibiliya bivugaho iravuga ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzabateranyije nzabatatanyiriza mu nzira zirindwi bazaza baturutse inzira mu nzira imwe batera Yago ponda umwana w'itabago Imana ibanyuze mu nzira zirindwi niba izabajyana mu Kiderenga niba ari muri Kigali niba ari muri Jabana niba ari ntago mbizi reka ngurire Primus ungure Primus ubone cyo kintu wangurira nkawe nka kamarade umugabo nkawe ufite amafaranga mfite ubukode bw'inzu nunavuze ngo nkwishyurire inzu nunavuze ngo ngurire urukweto nunavuze ati ngure costume ngure Primus n'izina rya Yesu Kristo wa Nazareth ndayibukanye Primus ukigero ngezo si cya Primus ngewe kare ngewe nkwa fanta nkwa amazi nkwa juice nk'umukozi w'Imana kandi reka ngwira kijya mu nda ntabwo aricyo cyica ahubwo ikivamo nicyo kibi abantu bavuga Noheli baratwika Noheli najya twika Yesu niwe rutwitsi wa mbere muri iyi si yageze mu bukwe bw'Ikana aratwika ahindura amazi divayi abantu baranywa bashira inyota icyo ni icyanditswe kirengera abasinzi muratsi gatari noneho uyu munyamakuru nakasa mutwe kasumbuye yego karamarade rwose kabiri aragenda ajya ku musozi abwira Mose ngo kwetura inkweto kuko ugeze nahera hari hahi igihuru cyakongotse yego ageze ku musarabaho arabirangiza neza arahashomika haragurumana muri imihanda Yesu arangije bamutera icumu aravuga ngo byose birarangiye Yesu rero niwe rutwitsi wa mbere muri iyi si abantu babimenye ngo gutwika byahozeho na kera byahozeho niyo mpamvu tugendera mu kirenge cy'abatubanjirije wakiriye gute gufunga insengero zimwe na zimwe zitujuje ibisabwa kuzifungura n'uburi ntacyo zari zimariye niba ashaka bashyireho ingufuri kereka bavuze ngo dufunze umunwa wa Noheli nazongera kurya no kunywa izi nsengero bafunze zimwe na zimwe umuntu yaraguka ati njyewe ndi pasiteri aturutse iyo ngiye mu Bishokoro hiryo za Nyagatare cyangwa se za Nyamasheke cyangwa se za Gikongoro ageze mu mujyi wa Kigali akodesheje inzu y'ibyumba 2 na saro ejo agahita agenda akagira gute akajya kugura amavuta niba ari igihwagari niba ari ya wino niba ari ya hehe akajya kuyagura hano hirya Nyabugogo bakaza bakamumenaho agahita yambara iki kantu bashyiraho hano ngo ndi pastorone ikora agahita ashinga inzu y'ibyumba 2 na saro ngo ni urusengero ibaze
kugira ngo abone ahantu arya yibira iki abantu. Ariko wafunze isengero nawe mumenye ko ibyo byasubiweho. None icyo navuga, abakozi b'Imana by'ukuri ba nyawe bagiye gukora, kandi ntabwo nubwo leta yaba yarafunze isengero z'abanyamitwe n'abesikuru bamwe na bamwe, hariho abakozi b'Imana, hariho 7 bitarapfukamira Bayali. Ibyo 7 bizakomeza bikorera Imana, bijye ku maradiyo, bijye ku mateleviziyo, kandi hari n'insengero zemerewe gukorera zujuje ibyangombwa. Niyo mpamvu Imana ngo baravuga ngo mureke urukungu rukorera amasaka. Imana rero yakoreye muri leta iraza iracagura. Izi nsengero zasigaye zujuje ibyangombwa ni zimwe ziyarira ukuri, niyo twanatura bayarya bakarira ukuri, kuko bafite iki ibisabwa. Izi rero izi nsengero zindi zidafite ibisabwa, niyo mpamvu ubona ziba zimeze kuri. Abantu bamwe bakavuga bati icyatumye zino nsengero zifungwa harimo abagabo nkamwe ba Pastor Claude ngo mwamutukisha izina ry'Uwiteka. Pastor Claude burafite urusengero niba mutanabizi. Afite urusengero hese? Ikaze TV Rwanda zese urusengero rwiwe. Iyo yicaye ku Ikaze TV Rwanda hari ababwiriza bakamwumva, hari n'ababwiriza ntibamwumve, hari n'ababwira bakemera n'abatamwemera, ariko aba yababwiye anyuze ku muyoboro wiwe. Ahubwo rikambwira ibintu, ndashimira Imana kwicara icyo gihe cyo kugira ngo abanyamitwe bajye ku ruhande, abakoreye Imana mu muco no mu mwuka nabo bagaragare. Ariko Uwiteka dusengeye Yago, dusengeye Yago mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zize kuri Yago, uburinzi bw'Imana buze kuri Yago, umukiza bamurwanya bose mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese ugiye kurwanya Yago, umuntu wese urwanya Yago Pondate umwana w'Itabago, agiye kumugarukira musaba imbabazi, bose bagiye kubona ishyano. Yago n'umwe mu bantu bariza amarira. Ndyamye Imana iramye ngo numvishe gutaka kwa Yago nkuko numvishije gutaka kwa Abisiraheli bari muri Egiputa Faraho batunenze. Wabyumvishije? Imana iramye ngo genda ubwire Yago kuri kamera ko ndi Imana ije kumukuraho ibizinga. Ibizinga byatwaye igikundiro cya Yago, ariko Imana ibikuyeho. Reboshe kotala wiribi. Yafashijwe ko gize inyota. Ndumva gize inyota kandi barakuzanira icyo. Urumva neza? Ubu tuvugana Yago Imana iramutabaye, iramurengeye, yumvishe gutaka kwiwe, ko abantu bamutunenze, ko abanze bamurwanya, ko bamuvuga nabi, ko abo yagaburiye bakamunyaho, ko abo yafashije nabo yambitse bakamuhemukira. Yago ahuri sinkuzi sindahura nawe live, ariko ngiye Prophet Noheli Imana nyongere gukunda no mu ijuru barakuze. Inama yo kukwigaho kugira ngo mu ijuru bagutabare, iyo nama igiye kuba byihuse. Kandi ikimenyetso nuko abantu bagiye guhemukira barajya baza kuri kamera bihane. Abandi bakwifurije kujya mu gihodi baragutanga kujya yari bo bago, kubera ko imihanda igiye kubanyererana. Uyu mugabo yitwa Big Energy Bosco Empire. Ushigira ko ariko ndagira ngo iyo wicara ukavuga ngo Theogene yagiye mu ijuru, ushigira ko ki? Ntago ijuru ari agatobero k'indaya. Bya bindi byanyu, igisambo kirapfuye ngo aheza mu ijuru, indaya irapfuye ngo aheza mu ijuru, ingegera n'abesekoro n'abatekamutwe ngo aheza mu ijuru. Imirimo Theogene yakoze niyo Kristo yabujije intumwa ze uzakora. Niba ufashije umuntu nta mpamvu kugira ngo ugende aricyo cyigisho cyo ku cyumweru, unakuye imbobo ku muhanda n'imiceri ubu kugira ngo baguhe imiceri, ukihakana umuryango kugira ngo abantu bakugirire impuhwe nyine bakomeze baguha amafaranga, wubake ngo amazu ya miliyoni 100 ngo amamodoka ngo yataje. Izo nizo ngororano zawe warazikoreye, amazu warayabonye, amamodoka warayaguze, ikintu bita ingororano y'Imana yo uyihorere. Reka nk'uza kugira amahirwe wenda ukarwara ukajya wa Faisal ukabona umwanya wo kwihana, ariko niba imodoka yaragukubise ugahita wuma, Theogene uzashya ndetse n'umuriro uzagutwikagira ngo ntabwo Imana yarawuteganyije, ubu nibwo igiye kuwutegura. Mwisikora heza mu ijuru, imirimo ye ngo heza mu ijuru, sawa nyine yarakoze. Coco gusa mwagiye musoma ariko ubundi Bibiliya ko nta kintu itavuze, ko nta kintu na kimwe kiba mu isi kitanditswe muri Bible. Ubundi mwasama mu biki? Uyu mugabo yitwa Bosco Empire ari kuvuga aya magambo kuri nyakwigendera Pastor Theogene. Impamvu aya majwi nyakinnye, hari ikiganiro yakoze, urabizi yuko umugabo witwa Rwema
amaze iminsi afunzwe hakurikiranyweho ibyaha umukuru wa Ribubitsi yavuze ko ari ukwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya. Uyu mugabo Bosco Empire yavuze ko witwa Rwema yaba ari umwaku wa Pastor Theogene cyangwa kuvuga nabi Pastor Theogene byaba bitumye afungwa. We yigira mwiza. Uyu mugabo ndagira ngo mbabwe ngo natihana azanarimbuka. Mbivugiye kuri kamera. Natihana azarimbuka. Twakandi ikiganiro kamarade wibuke nkubwira ngo kugira ngo utokora gatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe. Banza urebe umugogo uri mu jisho ryawe. Uyu mugabo Bosco Empire ni umwe mu bagabo bashinyaguzi baje muri iyi showbiz. Baje gushinyagurira imiryango y'abantu. Baje gutera abantu ibikwasi. Aza ari umuntu uje gusonga abantu n'imiryango y'abantu babuze ababo. Niba ukoze neza ni gute utashima ngo uvuge ngo nakoze neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngaho umva amagambo yavuze kuri nyakwigendera, amuvuga nabi. Ariyo mpamvu uyu mugabo afite ikintu cyitwa uburyarya n'uburiganya bwinshi muri we. Kuvuga abantu neza bahari ariko badahari akabavuga nabi. Aratuka abantu ngo ni ibibwa, aratuka abantu ngo barasama, aratuka abantu reka ndokire rokete nyirekure kuri aba bantu babiri. Nabonye wita umuhanuzi ngo ni Theogene nibishaka we. Amajwi yatukanye ejo ngo atukana Ezekiyeli. Abasaba hanuzi kabiri. Bosco Empire yita umunyabwenge kandi ijambo rivuga ngo wita umunyabwenge aba ari nabwazi. Yego, uwita umunyabwenge uwibwira ko ari icyazi nka Bosco Empire nta cyabazi. Bosco Empire aya majwi yakinnye saya gusa no kuri Vavador Imbogo witaye nyakwigendera Imana ikomeze namutuza heza. Nawe yamuvuzeho amagambo baramushinyagurira. Uyu mugabo yareteye aho ngaho atarawura n'ikiganza cy'Imana. Kandi Bosco wonje gusiga ndamurinda. Dore impamvu mbivuze ibi bintu. Witwa Herode yamenyereye Imana imukubita urusha joginyo. Yego. Nebukadinezar azamura izuru Imana imujyanye mu ishyamba risha imyaka 7. Yego. Faraho muri Egiputa azamura amazuru bageze ku nyanja Imana iramuhana. Yego. Imana niguhana ntuzagire ngo ntabwo waburiwe n'abakozi b'Imana. Hari byinshi wamukozeho uramuburira ntiyumva. Hari byinshi namukozeho ndamuburiye ntiyumva. Hari n'abandi. Kuba Rwema ari mu gihodi cyangwa se ari mu maboko ataraye afite ibyaha ashinzwa. Kimwe nuko nawe ejo yajyamo. Yego, nta mugabo utajya hari ahantu. Kandi ikindi niyo mpamvu Imana yasizeho leta ngo nujya ukosa ugakora amakosa ugende ubihanirwe. Kandi nibwira abantu leta ni umubyeyi. Yego. Ntabwo yaguma kureberera abantu bakora ibyaha bambura abandi bagirira abandi nabi ngo icecekire aho ngaho. Yego. Igomba kubikurikirana nk'iki nk'umubyeyi wacu. Bosco Empire niba yarabuze aharira agakinira ku bantu bapfuye, agakinira ku bantu bazima, agakinira ku bantu barwaye, fata ipiti ufata umwiko ufata n'isuka ujye guhinga cyangwa gutera igishahuro cyangwa ukora igikarani. Twese twaragikoze. Ariko ubundi abantu batavuze amagambo niba kandi no aravuga ngo ntago mwasoma Bibiliya, ngo mwasomye Bibiliya. Wowe urayisoma, wowe uyisoma se utanga ijuru ngo kanaka yagiye mu ijuru ngo ararimbutse. Wowe utanga ijuru. Pastor Theogene ngo yagiye kuzima. Atanga ijuru si nguyu ni umucamanza aba uruhande rw'Imana. Twaza Imana ibitabo ngivuga ngo byibura no uri umunyamabanga w'umutima w'Imana. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo hari abantu bashomoka birababyita gushyanuka, kwishyanuka. Niko babyita kwishyira imbere bagaguruka rwayigisebe. Ndamukira siki ibi mvuze ukuri guca mu ziko ni gushya, ni ukwishyira imbere no kwishongora no kwimenyekanisha kugira ngo abantu bakwemere bagukunde. Jamuna abantu bambwira ngo ufite ubwenge, uri mu bwenge, uri mu mwuka w'ubwenge. Ntabwo nuko ubwenge bwo gucyurira abantu no kubamwaza no kubashinyagurira. Ibi mvuze mbivuze kuri kamera isi yose byumva. Bivuze nka Prophet Noheli yokura bagerana kure n'umwuka wo kwishongora. Wowe urinde uvuga ngo Theogene yagiye mu ijuru, urundi uvuga ngo ni Vavani yagiye mu ijuru, urinde uvuga ngo nimpfa nge ntabwo nzajya mu ijuru. Uranyita igisambo. Wowe uri iki? Ufite uburenganzira bwo kumvugaho ibyo wishaki. Kamara cyo tuvuga ukuri. Yego. Uca mu ziko ni gushya. Niyo buriya ikinyoma kirihuta.
ariko n'icyasiga ukuri. Ikinyoma kiragenda kikagera ku mupaka, ariko ukuri yo kuhageze kirahaguruka ikinyoma, ukuri kukicara kukanasaka. Tujye tuvuga ukuri rero, ntabwo Bosco mwanga. Na Bibiliya iravuga ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri kuzaba yego. Kandi ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, niko muri Yohana avuga. Ntawe uzajya kwa data atari njye umujyanye. Abantu mugomba kumenya ubwenge. Pawulo aravuga ngo nkiri muto nakuraga iby'abana, maze gukora sigaye nkora iby'abantu bakuru. Windebera hahise hanjye ngo nari mayibobo, windebera hahise hanjye ngo nahoze ndi iki n'iki n'iki, kuko ubu narakuze, cyangwa se ndi mu mbaraga z'iki, z'ubushobozi bw'Imana. Bosco yipaya afite imico imeze nk'iya kakajwe nawe aho uri muri Amerika ntacyo uri cyo. Baza wiga discipline, numara kwiga discipline ujura gutukana, wigize umucamanza kandi ntago uri umucamanza. Umucamanza mukuru ni Yesu. Kakajwe gutukana kwawe kumeze nk'uko Bosco yipaya. Mwese kakajwe na Bosco yipaya muri abashinyaguzi mwese. kakajwe ubundi nindi Ni ikintu gihora kimeze nk'inkende gihora imbere cyambaye mask, ntiwamenya ibyo ari byo. Ariko Bosco yishinze kakajwi yigize inkende ku ngufu, yambara mask, nta n'umuntu umuzi. Ariko nka Bosco ninge bavuga vis-a-vis hari abantu bamuzi, bazi isura ye, bazi aho atuye. Kakajwe ashatse ntiwamenya uwo ari, kuko ahora imbere y'iki mask nyine ni discipline iri aho ngaho. Hameze nka cya kindi ngo ni impano ngo y'Imana. Agutwaye iki se kandi impano y'Imana? Biriya bintu ni escroquerie. Ariko mbonera kubwira abantu, nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuba yakira mugenzi we urubanza, kuko Imana niyo itanga ijuru. Nta muntu n'umwe utanga ijuru. Kabiri, nta muntu n'umwe wemerewe kumenyera umuntu Imana yiremeye itamugishije inama. Erega nakora amakudapfa tuzapfa turabizi. Ejo nzitaba Imana, n'undi azagenda, bamwe bazababara abandi bishime. Ariko njyewe nkeneye ko umuntu amuri ururabyo rwanjye nyiri muzima, sinkeneye umuntu uzazizana kwirembe. Abantu mufite Yesu ashimwe z'uburyarya muri mwebwe. Nkunda kubwira abantu ngo ubuntu bw'Imana bguha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba we. Wampaye ibyo bintu ntarapfa ukabima ndi muzima. Ariko nka buriya ko mbona abantu muryarya abantu kwirimba imwiriza koko nka buriya ngiye nkuzukanye ziriya ndabo naziguhekenyesha, waba waje witwaje ku nkoko, umuntu akarwara akagera ajya gupfa, habuze n'umuntu wamukora ubuvugizi, habuze n'uwamusura. Noneho abantu bafite n'umutima muri imisa, abantu barahindutse kwera. Ariko Imana nijya guhaniza hana benshi. Ijuru ry'Imana rirahari, si irya Kamonyi, si irya Gasogi. Nta muntu n'umwe, twese tuzacibwa urubanza. Ntabwo tuzi iyi si niba ryo juru cyangwa si ijuru riri hejuru mu kirere. Icyakora Yesu nerekana tuzasa nawe, kandi uwo munsi tuzahabwa imbaraga z'Imana. Tugana ku musozo, ni irihe jambo wagenera abakunzi bawe? Ijambo nagenera abakunzi banjye, mukore cyane, mwiteze imbere, mwumva amagambo abafitiye umumaro, ibitabafitiye umumaro mujugunye mu bishokoro. Kabiri, ndabasigira ijambo riboneka muri Luka 7:13. Bibiliya ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abari bakikoreye ngo barahagarara. Yesu akore ku bibazo byawe, Yesu akore ku gahinda kawe, kandi uhumure ukomere, wowe nkurikiye utameze neza. Yesu niwe byiringiro by'ubuzima bwawe, azakugirira neza, azagutabara. Hanyuma umukunzi wanjye icyo namugena cyanyuma, uwo barakomerekejwe nanjye nahumure, Yesu nicyo cyamuzanye azamwomora. Wakomerekejwe ngo nanywe amayoga, ngo narabyinnye, ngo nagize gute, humura, Yesu azakomora. Kandi mu biganiro byose nkoze niba ari nikosa ryabonetsemo, kuko nawe ahagara imbere y'abantu barenga miliyoni ngo abone gakosa na kamwe akora, umbabarire niba ari kosa nakozemo, ariko tujye tuvugisha iki ukuri. Reka ngushimire cyane. Uyu yari Prophete Noheli Byuka, urabagirane cyane. Njyewe na Faxman original kuri mikoro za 5to5 TV. Mwakoze cyane mwebwe mukunda ibiganiro byacu, mukore subscribe, share, like na comment nyinshi cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao.